ntabwo nahita mpfa kuvayo uko nguko niboneye kuko ndibaza yuko iyo imipango yanjye iri kugenda igeramo kuko deje burajyawe yarangije kunyizera yampaye inshingano ubona z'umuntu w'umwizerwa gusa igitangaje cye ubugoryi bwe n'ubucucu bwe n'ubundi ntiyahwema kuvuga ngo urakuze ngo waba umugore ibyo rero bikanjya mu mutwe kurenza ibindi bintu byose ariko abambwira ngo ndeberere abana be ikindi cya kabiri ngo ibi byo kurya bye byose aba ari njye ubitegura yaba nabikoze cyangwa ntabikoze ariko ngo abe ari njye umwishyirira agerageza no gushyiraho amafaranga ngo mbikore ngo wenda yongere umushahara nawe oya cyo nyine si umushahara ahubwo nkeneye icyizere cyawe so rero urumva ko ndi kugenda satira intsinzi kubera yuko niba abasha kumva yuko ibiryo yarya ari byo namuhaye ari byo yaba yizeye kurenza iby'umugore we cyangwa se umwana abereye umugore hari se cyaragiye basa nkaho bari mu bibazo bikomeye ariko n'ubundi nahasize mpakoze agashya ntabwo nagendeye aho kuko urumva akimara kumbwira ngo nekere umugore nahise mubwira ko umugore ashaka kumwica mu by'ukuri ntabwo nari mbizi pe ntabwo nari mbizi ko afite umupango wo kumwica bisa rero nkaho amakuru namuhaye ndashobora kuba afite n'ahandi hantu yaba yarayakuye cyangwa se yarabitekereje bitewe n'uko babanye bigahurirana niyo mpamvu yahise angirira icyizere cyane ariko mu by'ukuri ntabwo ari umugore uzamwica ahubwo ni njyewe uzamwicira n'ibiganza byanjye icyo numva ahubwo bisa nkaho biri kutworohera kugera ku mugambi wawe utari we wacu numva bitagisaba imbaraga nyinshi ntabwo kiriho ni uburyo byakorwa noneho neza kurushaho ubu igikurikiraho ahubwo ni ugutekereza uburyo ngomba kumwica byaba kandi nkamwica nta kintu n'ikintu kimwe mfite kandi nkamwica ababaye kandi si ukumwica ngo nkuremo roho ye ni ukumwica ahagaze yesi kugira ngo mbashe kumva ko nanjye ubugingo bwanjye butekanye nihoreye kuri rajyabo byose bari biri mu maboko yawe ubwo ni umwanzuro wawe igihe cyo mbere hano ni ugushyira mu bikorwa ibyo mbwiye cyangwa ibyo nsabye gukora oya ariko nawe ntukipfobye gutyo ushobora no kumva igitekerezo gusa igitekerezo cyo cyasimbura kwihorera cyo nta kibaho icyo cyo ndakizi niyo mpamvu ku bintu bijyanye no kwihorera kwawe ntabwo najya gukinisha amarangamutima yawe ubwo biba ari ibintu njye nashyigikira bigakorwa mu buryo bwiza gusa ku buryo bitakugiraho ingaruka cyangwa njye bingireho ingaruka ariko gukorwa ubwo bigomba gukorwa nyine twebwe umunsi nzashyikira arajyaho umunsi nzamushyikira n'ibiganza byanjye yahari uwo munsi nzaryama ngasinzira kandi arajyaho ubugome bwe n'ubutindi bwe ntabwo yaburekeye ahahise ahubwo na n'ubu ahazaza haracyari umutindi ndabyumva umuntu ukubwira ngo urakuze waba n'umugore ubundi nari ngamije agafite ikihe kibazo ko yibagirwa vuba mu myaka yose bise ni ukuri kuvuga ko adashobora gukurura ngo n'agasura kawe nibura kurema akawe sha simutse ureba mu rugo ya gahunda warayisubitse byagenze bite se wabuze amafaranga cyangwa ntabwo meze neza ntabwo meze neza harabura iki se ntabwo nishimye cyako ntunguye iki gituma utishima se waba uraye wabuze ibyo wambara wabuze aho uryama iki gituma utishima Yesu yabwiye Satani ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa ndumva harabaye umuvugabutumwa ngambwira rasa ku ntego niho kitagenda ko ari we mwana nizera hano mu muryango nigute ushobora kuvuga ngo ukicara ukazategera ko uzaguhamagara ngo ngwino tuganire ukabona kumbwira ibibazo byawe
ntabwo ushobora kumbwira uti ndagukeneye papa, ntabwo ushobora kumubwira kuri telefone, wenda ntari no hafi nagiye gukorera kure. Niki kitagenda? Reka niba ugiye kubyiga none ariko uyu muntu hanacunga izamu rye. None se hari ibyo wampaye nagize umuranzi nanze gukoraho? Byinshi. Hari ibya mbere y'uko urwara, hari ibya nyuma y'uko urwara. Rero naho narerebye ndavuganira reka mbyihoreye n'ubundi iyakaremye n'iyikamena. Ndagira ngo dusase inzobe, sibyo? Ndi tayari, ndi muzima, nta kibazo mfite, sibyo? Hanyuma mumbwire ibyo byananiranye tubiye umurongo, ariko ndashaka kubona utuje umeze neza, sibyo? Uri umusore wari ugeze mu gihe cyo gukora, ukaba wafata icyerekezo cy'ubuzima, wigongwa n'ibibazo rero bingana gutyo kandi ndi so nkiriho. Mbwira ikitagenda tukiganireho, tugihe umurongo, icyo tudafite ubushobozi none aha ngaha turebe ubundi buryo twagifatira ingamba. Shabohoka umbwire. Se papa umeze neza? Urabona ari ikibazo mfite? Mbere kumbaza ngo umeze neza, ahubwo wowe nagushatse ndaguhamagara kugira ngo tuganire ko mbona utameze neza. None utanye ko nta kibazo mfite. Ubuzima bwanjye burakomeje, business yanjye raraninga, ibyo ubona hano mu rugo bona nibisanzwe, famille habamo tubazo, tukavuka abantu bakadushakira ibisubizo tukarangira. Ubuzima ni gutyo bumeze, ntabwo tuzahura twishimye duseka ari gutyo, sibyo? Buranga icyo utavunikiye ntabwo ugiha agaciro, nikikwereka yuko ntigeze mba no mu buzima bwe, mbayeho nk'utazwe. Niyo mpamvu rero nshaka kumwibutsa ko mpari. Kwiyaza kuba yari umuntu wanzirikanye, wenda bikaba byarabaye ku buzima, ntabwo wabura akantu na gato ushobora kubona nk'umuntu ngo umumenye. Ahubwo nikikwereka ko ntigeze ninjira mu buzima bwe, nta n'umwanya na gato. Ikikorwa kabisa umuntu utashobora kuba n'umukozi umuntu akoresha mu rugo barahura akamwibuka nyuma y'imyaka. Anyway, ntacyo ndahari kugira ngo tubaze dushyire mu nshingano buri kimwe twiyemeje. Ubwo turaza kureba banza ubwo wafashe izindi nshingano nshyashya kuri radiyo yabo. Njye nategereza ukambwira noneho bigendanye n'ibyo nyine ubona yaba ari uburyo bwihuse wabona ibyo twakora ako kanya, yaba ari umupangu mushyashya bitewe nyine n'uburyo mubanyemo noneho. Indi nzitizi mfite ariko yo ntabwo nabitindaho cyane. Uriya mukozi ngo nizamara amenyera cyane, ariko none ntabwo ari umwana mubi. Ntabwo nabimba mbitekerezaho ukuntu umuntu ashobora kuzamuhindurira ubuzima mu gihe bibaye ngombwa ko ntakiri kugera kwa Rajyabo. Kuko nawe ari mu bantu ba mbere bamfashije kugira ngo mbashe kugera aho ngaho ngeze. Iyo atahaba byari kunkomerera. Gusa nyine urebye ni inzanga ariko itagize igitwaye, itagize n'icyo yishe. Niyo mpamvu nabwo umuntu yamushyira muri mpango yacu, nakazareba uburyo yamuhindurira ubuzima, akaba hari ku muryango n'akari agasuzuguro ahura nako hariya. Umuntu nimba hari icyo wumva nyine yagukoreye kizima kumwitura ntacyo biba bitwaye. Erega muri iyi si shaha abantu nibwo butunzi bwa mbere. Okay, mfite amafaranga ariko n'abantu nabo buriya umuntu aba akwiriye kubagira. Ntabwo ari ibintu byose, icy'ingenzi ahubwo abantu nibyo by'ingenzi kuba ufite abantu. Kevin, ndananiwe rero uyu munsi ntuze kwirirwa ujya hariya, nta kibazo uze gufata icyumba cyawe uryame, turebe wenda uko byaza kugenda. Nta kibazo, murakoze. Cyangwa ugende ubuntunganiriza agakawa nduhuke. Ntacyo, reka mbikurikirane rero. Babwira uriya mukobwa ariko none ubundi ngiye kubwira.
hari ibibazo bibaho ariko abantu bagashaka uburyo babisohokamo ubuzima ariko bwubatse. Ariko ntabwo bavuga ngo byacitse ngo hari byananiranye. Ngo intore yishakira inzira. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu bigoye igihe kiragira bigakunda cyangwa se bikagira bigacamo, ariko muri byinshi kuko niba wumva ufite umuhate no gushaka kugira ibyo ukemura, reka duhere ku bya Serine. Inde mama wanyu se? Yego, njyewe nawe na Nikita tuzajye kureba Serine. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Sha urashaka kunshurika nshurukura. Ubuse ndabiwe ko mwagiyeyo. Nanjye niyo mpamvu nayo nkubwiye ngo intore yishakira inzira. Ntabyumvisha ibyo washatse kumbwira. Mwagiyeyo we na Nikita. Amakuru ndayafite. Urumva? Icyo rero ntabwo ndabizi ko mwagiyeyo. Ariko icyo nshaka kukubwira this time, sibyo? Ntusonye kurira mistake. Simbabuje guhura na mama wanyu. Simbabuje kuba mwaganira. Ariko ngisha inama nka papa wawe. Uzi imyaka tumaranye mutari kumwe na nyoko. Urayizi? Uzi uburyo bataye mungana. Simbuje ko mubonana. Ni mama wanyu. Mufite uburenganzira bwo gusabana na mama wanyu. Ariko bigira inzira bikorwamo. Ntabwo muracyabana mu rugo nk'abana banjye. Hari linye directive mugomba gukurikira kugira ngo tubashe kubaka ubuzima neza. Tutagongana nta bibazo bivutse. Igihe ushatse kujya kuri mama wawe, gishatse wenda Nikita mushatse kujya kumureba, ntabwo nabi mu ruhushya. Ariko tubiganireho hato mutazahura n'ibibazo mu nzira. Ese papa tujya kumenya mama waramutubwiye? Mboshaka nkubwira ikintu kimwe, sibyo? Ibyo ntabwo ari ikibazo kiri kumbaza none ahangaha. Njye ndi papa wawe, sibyo? Icyo bibazo rozana byo kwa ngo ndetse nabasobanuye mama wanyu, nari kubahisha ngo bigende biti. Oya ntuzongera ibyo bibazo ntukajye ubizamura. Niba ari n'ibyo washaka ufite inzika mbone wacicitse ugize gute, oya shaka hindura icyerekezo, hindura imitekerereze n'imikorere. Ndakwizera nk'umusore wanjye mukuru hano mu muryango, ariko hindura iki uze tujye tuganire. Tuvugisha ukuri, uribuka ukuntu waje ukambeshya? Ubu koko wowe napfaga iki nawe ku buryo kukuza kumbeshya ugatuma nkubwira ibintu byose? Wa mubyeyi rero reka nkubwire rwose kandi unambabarire pe, kukubeshya njye nta kindi kintu nari ngambiriye. Nanjye nayo ndi kwishakira imibereho, kariya ni akazi nari ndimo pe. Nese ubundi wari ugamije iki buri? Bari bagutumye kugira ngo uze unkuremo amagambo bikumarire? Nyine mabuje yari yantumye arambwira ngende nyine nze nkuneke numva ukuntu nyine impumeko ukuntu meze, ariko njye nyuma y'ibyo byose ntago nari nzi impamvu yabyo. Rero njye nta kintu waje ukambeshya ngo ukora ku murenge, nangiza nkavuga nzi ngo ngize amahirwe mbonye umuntu ntabara kumbura imuranguramo amakuru. Wa mubyeyi rero ntabwo uzi ukuntu hanze bimeze. Umuntu yaguha akazi kugira ngo ubone imibereho ukabyanga. Akazi ko kugambanira umuntu. Gusa uko byaremeze kose numvaga nta kintu, ariko nta bugambanyi bwari burimo. Ubu nahuye gute n'abanyakigali kuko? Mana yanjye mbabarira basi. Basi se ubu ngubu mahoro ameze gute? Mahoro nyine araho nubwo atari kubasha kurya. None se ko naje wagerageje basi njye namwinginze yanze kurya, nimba baramunyangishije cyane, nimba byaragenze gute sinzi ukuntu babigenje. None se umwana wawe? Ni umwana wanjye nyine. Ntago nari Nese ntago ari umwana nakubwiraga wabuze urimo kunkuramo amakuru. Njye ntago nari mbizi, ni akazi nari ndimo, ntago nari nzi ko ari umwana wa nyuma y'ibyo byose. Nese basi wamubwiye ko basi mpari nta hantu nenda kujya akarya. Siko agiye kwicwa n'inzara. Nimba waje buriya byanze bikunze nakubona. Ndise ndabikubwira ngo mwizere n'ubundi mwese ko ari iki. Mabuja nyizere. Nubwo mahora aranga ntago nyine ameze nabi. Njye nagerageje nyine kumuganiriza kugira ngo tube inshuti, ariko azagera aho ngacururuka. Kuki watumye mpura n'aba bantu
undi buriya nari ndi komera mubyeyi none se hari ikintu wabaye nta gahunda yo kukugirira nabi nari mfite nta kibazo nawe uri umukobwa uzabona hano yanjye none ko numva ndakariye cyane wese ari wowe njye nari ndi mu kazi nari ndi gushakisha imibereho pe basi bagutumye ngo genda wicuriye muntu kubera ko bari buguha amafaranga wagiye oya kwica byo ntabwo nakwica n'ubundi ntacyo utakora ntabwo nakwica pe njye nagira ngo nikorere akazi banyihera amafaranga mbone ibyo nikemurira ariko nta kwica kwari kurimo ko niko ibitekerezo biri kure cyane byagenze gute hari ahandi kurinda niba noneho hari batayo y'intuzi y'imibu imereye nabi irahari ivuga nk'inzuki shamana akazi kabi kaguhesha keza nyine naho nta kundi kongera gutaha Chantal nayinje ngo tuganire ariko mwana kiragiye warambabaje ubimenye warambabaje ni ukuri waramemukiye ntubone wenda tuganira ubona ncecetse ukabona nta mutima mufitiye ariko umenye ko wambabaje uriya munsi ntabwo nigeze ngusaba se ngo uze tuganire si wowe urudutse aho wari uri nigeze ngo wamagana izuba iruhande rwawe ubabaye ngo nubamba urugi nyine njye ubabaye ngomba kwizera nawe nakora iki ubundi amatwi yawe abamo ibiki bituma utumva niba umuntu akwiyamira rimwe kabiri ugeze n'aho umenyera wowe ugeze aho umenyera ese ubwo nkumenyereye gute wowe wumva nta soni ufite reba umugabo ungana gute isoni z'iki muri ibyo wakoze birabona bishamaje hasi ibyo nakoze bidasanzwe ni ibiki aho wagiye ubundi uba romantike ubundi se wabikuye inyama y'urukundo wagira ngo bayikubazemo ese wabikuye ubundi mbega ndi ikibuga uza kwirirwa ukiniraho ibyo wabonye byose oya ntuzongere rero kumenyera Chantal ntabwo ari byo rwose nawe biri bumubara ntabwo ari byiza uzumva bigenze bityo nuko nyine ngo kwihangana bitera kunesha kandi ngo hahirwa uwihangana niba ngo kugeza imperuka kuko ngo namara kwemerwa ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo hari ibintu rero bumbwira nkumva uri kuntera iseseme jya umbabarira ureke kuntera iseseme kuko njye ntabwo ndi mugenzi wawe Chantal nawe ndabibona ko utari mugenzi wanjye none ugiye urashaka n'umwore wiki nta soni ugatinyukaho ukazana ibyo bintazi byawe by'ibikobokobo ngo ni iminwa wajya ujya gusoma muri wese nyagusoma impyisi utazongera n'icyo kiganiro nushaka ukireke kuko nahita nongera noneho nkagukubita urundi rushyi kwasi ko warezwe ubwo urumva amagambo bumbwira aba ari meza cyumva nkubwira ntakubeshye sinkuzi nawe ntunzi akumva ngo warampemukiye pe kandi nawe uzabona mubyeyi rwose ndakwinginze nta kibazo nari mfitanye nawe rwose mbabarira pe kuko nta gahunda yo kugirira nabi nari mfite kandi nta n'izindi ngaruka zigize ziba ngamba basi gerageza uganire n'amahoro wenda we kuko uri umukobwa aragera kugira inshuti basi arye niyo ibindi byose atabyemera niyo wenda yakomeza akandakara ariko akarya none se ubundi akabazo kamwe urambwiye ngo niwe mama w'amahoro kandi nanone ko numvishije mabuja nawe avuga ngo ni umwana we hagati y'umwana n'uwandi ubundi nakubwiye ngo uri umukobwa uzabona uriya mwana ni uwanjye n'ahantu hose no mu mategeko barabizi ko umwana ari uwanjye uriya rero ni birebire nako uzagenda ubimenya ariko byibuze niyo bamubwira ngo warambabaje njye nari narihungiye Fabiola ndamuhunga ndagenda nibera araza nshimutira umwana urangije nawe uraza unkuramo andi magambo kamanze numva ukuntu umwana ari umwe akaba arabyaye n'ababyeyi babiri zamunara kwiyama nta kintu mpfana n'abagabo urwo rukundo rwawe uzashaka undi mugore urukunda sinjye mugore njyenyine uzashaka ujya gusoma abayaya ni benshi uzenguruka muri ibi bipangu byose ntuzaburamo abayaya birirwa ubunzaho ibyo bintazi byawe ngo nimenye ese ntabwo ubona ko mbitandukanyirizo n'abandi bagabo
nyaho mutani mwese muri bamwe reba na atsinda mufata ku ngufu mwubikiriye ibaze reba igihe tumaranye hano zambabarira hari indi mico mbabaruta nzamurira isukari niyo nifite itanyoroheye ibyo biganiro byawe nakwiyamye nakubwe ngo ujye uzenguruka abayaye bose muri ibi bipangu ugende wirirwa usomagura niyandarika hanyuma ni ngewe waje kwiyandururira wabonye Chantal ko ari ngewe bagomba kuza kwiyandurira kwifata nkifata ngakwirekura ngo nkwereke ko ndi umwana mwiza ariko ntunabibone wari bwambone hari abandi bakobwa nirirwa ngewe wabashatse nirukamo ubundi ari uwakuntumye niba ari nibyo wacishijemo iwanyu wabibwiye ko ntari ijya kurishihera ku rugo ntago najye kwirirwa njye mu gahinga njye iki kigodi cy'umugabo ubundi gitekereza iki koko nzakubwira iki kugira ngo wumve ko ibintu uvuga bitahuye n'ibyo ntekereza umudu ubamo njye siyo mbamo ibiganiro byawe si byo nkeneye okay nacyo reka tubireke muri iyi minsi kuri gukomeza gusohoka cyane ugenda usohoka wongera ugaruka ntago ushaka kunshirishamo kandi ko hari igihe wigeze kubikora mbeshya ko wagiye kugira ibiki kudodesha inkweto nibura mbere hose uvuga iryo jambo rizima ndorohewe se ntabwo uranze naho ibintu by'abahazi buri kanya ugatura usohoka nubwo nakwitangira yego nabikwemereye ariko najya ushyiramo akantu ka pose ushyiramo akantu ka pose rwose uri gusohoka buri kanya ujya hehe Chantal nimba ngiye kureba umwana wanjye wa mwana nakubwiye ufite ubumuga bamuzanye i Kigali nimba ngiye kumukurikirana ari kwa muganga yewe ese burya none se Chantal mama w'uwo mwana aba hehe ko batabana gusa impamvu mubwira ngo ubwonko bwawe buracurama mbese ntabwo nakubwiye ko umwana tuvinda imwe nese kubizingira ababyeyi mama w'ubwo yarapfuye yewe pole ni ukuri hari igihe rero ugahagira ku muntu afite ibindi bitekerezo yibereyemo ahubwo nawe ukazana ibijyanye n'ibyo uzikurata uba ufite agahinda k'akaminyura muhini buri munsi amanywa nijoro murambaza Imana ikintu nakoreye Imana muranyibaza ikintu nayikoreye ndayisenga ndayubaha nanjye rero icyo kibazo narakigiraga mbere ariko ubu ngubu nabonye igisubizo barukimereza basi numve niba nanjye kindera maho buri muntu wese mu buzima Imana yimuremye igira igeno imugenera kandi iryo geno niyo wagira gute ntabwo warirenga hanyuma ubwo byari ngombwa ko Imana ingenera kubyarwa gakurira muri ubu buzima igihe ndi kumva nanjye nakigira ubuzima ndi kubona ubwenge butangiye kuza uwitwa ngo numvi yanjye akaba ari wowe wirirwa uncanga uku nguku meze nk'ikimara kidafite icyo gikora muri iyi si kamubwire maho wenda sinakubwira ngo ntuzagire neza ariko nanone uzabyitondemo ikindi kandi wibuke ko nta muntu utegeka Imana uko imurema nta n'utegeka Imana ko imuremera cyangwa se imuha ibyo agomba kuba afite nta n'uyitegeka ko umuntu agomba kuba mu buzima bugashaka ntabwo bishoboka nyine ubuzima Imana yagennye kubamo nibwo ugomba kubamo kandi ndatekereza ko byose bizarangira ikindi habaho igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima imyaka yose umaze ntabwo wabayeho ubabaye hari imyaka wabayeho wishimye niyo miti kuri iyi si kugeza ubu nshaka n'umunsi nigeze kwishima nkawe baho tubayeho turi mu cyaro twe tubayeho neza hanyuma niyo mpamvu yashatse kubyica uzayimenya
reka baho reka nkubwire ntujyebuka ko mu bintu byose bibaho umuntu ahitamo gukora ikintu afite impamvu zacyo. ariko sweetheart ni gute umisinga my birthday ese ubu waruriye ariko ubu nabonetse hari ikibazo wabonetse but I needed you on my birthday ntabwo nari impamvu uragiye sweetie ari mba ndimo byinshi cyane rego umenye ko mu rugo ari nkanjye usigaye hari njyenyine nimba amazu yaragiye mba ngomba gukontorora ibintu byose. mwana wanjye twagukujije imburagihe pe twagukujije imburagihe ese iyo utabonetse na musaza wawe ntaboneka byibura ngo angereho ra wamwibarije sujyanye nawe ko muhamagara ntamfate ndagira nte uzajya umusanga uko mu rugo ntabwo mbizi njyewe nuko akunda kumbaza ibintu byashaje cyane njyewe ubwanjye navuye ko muganiriza akambwira ngo mba ngo utarabona abagize abazi imigani nk'iyo kurwara rwabugiri nako nyine ahita ambwira ibintu byinshi cyane bimvanga bigatuma n'ibintu ashaka kumva nabimubwira ubwo rero numukenera ugomba kumuhamagara utamuhamagara ukaza kumureba. ese reka nkubaze ubundi misiyo naguhaye yo kumutandukanya na kariya gakobwa hari icyo wabikozeho? ntabwo nabwiye ko ari byo nkubwira nagiye kumuganiriza atamwanga ngo utarabona ngo abagize ati njye ntabwo imigana mbwira utarabona ngo uvuga batarabona nanjye maze kwimenya ariko nawe maybe kari wiri kwigisha kuko ntabwo Rwanda byinshi bizi ngo uvuga batarabona ubwo umuntu yakubwira gutyo ugitangira kumubwira waba ukivuze iki gusa nyine ntabwo nabaye umwana nkawe narakomeje ndanabimubwira my girl nyine ndi kubyerekeza ngo mbimubwire byose ahita arakara ahita agenda that is why nta kindi kintu ari kubikoraho. ese dadi wawe ameze neza muri no minsi bwa burwayi bwaragabanutse? aho dadi ntabwo akitwaye uretse ko nawe stress zitabura urumva abahanganye n'uriya mugore n'uburozi nduzi ko ari uburozi ishyano rusi na zuba nkumva nuko bana basigira ibintu bazajya bamuha igishamana uretse imana yonyine. ubundi reka nkubaze ko ubu mbwira zuba na rusi kandi narumvise ngo hari akandi gakobwa ngo kahamaze iminsi k'inzobe ako ko kavuye kateye gaturuka he nakahe gapfana iki na nyina wa zuba cyangwa zuba? ni umushuti wa mama zuba bita Isabelle ni umwana w'umushuti we. ngo rero mama we yagiye Dubai ngo yanga kumusiga mu nzu nyine amuzana mu rugo gusa bakimuzana nabyo nabiganirije dadi ndamwita umwana nawe ashobora kuzateza ibibazo dadi nabyange cyangwa mubwiye agende kuko n'ubundi nawe yarakubiranyije aragutiga kubiranyije na zuba na rusi nyine ari kwa kundi uko uzi nakubwiye zuba nca mu gitondo ntambwire bonjour akanca ndega gutya nyine nawe rero niko yari ameze mbibwiye dadi dadarantuka ingambwa ngo ninjye ubwo ngugirana ibibazo n'abantu. ariko ubundi urugo rwanjye rwabaye rogi ku buryo mama njye nsigaye mbigushyiraho ko uri mu Rwanda utaragenda why not utaza ngo ubyivange? ntabwo ntageze mwana wanjye naragerageje uko nshoboye kose pe kandi ntabwo nigeze nshaka guhangana na so ngo mpite mbishyiramo ubuyobozi ntarabanza kuwininga umutima wanyu ngo mumenye ko ndi mama wanyu mu byakire. kuri iyi saha ikintu kikimpushinga behind gituma ntahita nkora action ngo nshyire ibintu mu buryo n'umwana wanjye Shani ntago aranyakira neza mbega ntago ndamufatisha ku buryo menya ngo nawe umwana wanjye ndamufite gutya ku buryo icyo nakora cyose azaba ari kuri side yanjye. umuntu ahitamo no guceceka afite impamvu zabyo urumva ntukumva yuko umuntu ibyo atakubwiye bibaye icyaha kuba atabikubwiye niyo mahitamo ye kandi ugomba kuyubaha. urumva nimba umuntu atarigeze kwereka umutima mubi atarigeze kwereka umunabi n'umwe nta kindi kibazo hanyuma nta kintu wumva mpesha ugikiza ntacyo mbaro nsubiremo gatatu ntacyo ntacyo wese w'indabyo hari icyo ubona ntacyo
nta kibazo hari bisohokeye inama nibyo koko sima nkubaze nambaza iki n'ingingo bisohokeye ko nashaka kumbaza nawe kera waranyumvaga imyaka yose yashize twarahuzaga kuri buri kimwe yewe niyo papa wawe yabaga yamfashe nabi warababara gukandwanirira nkabibona wawe kubera iki usigaye umeze nkaho utakiri mu ruhande rwanjye kubera iki usigaye umeze nkaho ibibazo turimo gucamo ko tubicamo twese dufatanyije ko twese byaje bikatwitura hejuru ko twese byaje bikadusanga aho twari twibereye ari njye sinabihamagaye yewe ari nawe n'umushyitsi wa mbere twakiriye wakuruye ibi bintu byose ni wowe wamuzanye ntabwo ari njye kubera iki mbona urimo kumfata ukanshyira ku ruhande ubuzima mbi no gushaka ku ruhande usigaye uri umunyabinyoma Fabiola ni utari umunyabinyoma mwese nta hanyuma Fabiola urabona ngiye mushaka mu buzima bwanjye mu gihe utarifata wicaye ngo umbwize ukuri ukumva ushaka guhora muri ibyo bibazo byawe uhora uzanamo ibintu byo gushya isohokere wigendere none se kumbwira ngo ni isohoke ntabwo binyere ku ruhande uhisemo nta kibazo isohokere wigendere nisinzirire nawe ufite ibitotsi nibwo bwoba mfite nkugira ngo hari ikindi mami rero ujye wihangana buriya ababyeyi mama ufite n'imitima yoroshye utazagera nawe ukagira ikibazo sibyo genda gukunda kandi ku ruhande rwawe nzakora buri kimwe kugira ngo nyine ubeho wishimye sibyo ujye umenya ko ufite kuko nanjye rega ibi byose mpamvu mba ndi kurwana urugamba kugira ngo still bizagende neza. I know and I trust you sweetie. You know I love you. You know mommy loves you, right? That's my girl. Okay, that is why kuri bidawe ntari mpari nakuzaniye gift. Nese wabonaga afite wari uzi ko se na imve ku isoko guhaha. Hey! Oh my goodness, the first gift from my daughter. Ibaze impano ya mbere ivuye ku mwana wanjye. Nkuko mana. So nabikeka ntabishobora. What is in there? So nakarabyo se. Ese karabyo kanga do. Karabyo kanga gutya kabaho. Ni laptop se. Amafaranga se ndayafite kugura laptop. You are a daughter of a billionaire. Yo. Yes. Ariko ba billionaire yo mu mazu bataza muri abo. Account yawe sheri iri loaded. Wagura icyo ushaka cyose. Sinaguhaye access. Cyangwa nta nubwo uratangira gukoresha amafaranga yawe. Oya, ndatangira gukoresha muri uwo mwaka. Hari yaravuze ngo ikintu cya mbere ushaka kuguramo ni imodoka ariko nabasezeranyije ko nzabagurira ndamenye ibanga. Nta kibazo. Kuri birthday yanyu nyine nzabaha mbabarira umubwira I can't guess. Imifuniko y'amasafuriya ni parado. Sisi byiza se uzayikoresha muri kitchen. Imifuniko y'amasafuriya se ubwo ngubwo ngiye urabona narabuza amasafuriya. Kandi gift yanjye. Okay. Icyaba ari cyo cyose nubwo kaba ari agapapuro nubwo kaba icyo cyaba ari cyo cyose from my daughter. Nese mami ni imifuniko y'amasafuriya. It's okay, anything. Reka mumirize. Still you are my mom. This is your gift. Sweetie. Oh my goodness. Oh sweetheart, this is beautiful. Oh my goodness. Oh my god. Oh. Baby girl. Don't cry, mommy. No, I let love me you. cry. Let me cry. Let me It's your gift, mommy. I love you.
Sweetie, do you know? Don't cry, mommy. Ibyiza biri imbere, sibyo? Ibyiza biri imbere. Come here, baby. I love you so much. I love you to the moon and back, baby. Thank you. Oh my Don't God. cry, mommy. Baby, I love you. I love you more. Still you are my mom. Oh my God. Oh my God. I can't breathe. Thank you, sweetie. Oh God. Oh Jesus. You are the best daughter. You are the best thing I've ever happened to me in my life. Thank you.